ku buryo benshi imyaka 2 ishira ari kwicuza. Ari no vuga ati ntago nari nkuzi kutera ibyo, none ati nanjye ntago nari nkuzi. Nuko utaruzi umuntu icyayi cyo. Umugabo agira umwanda kandi atanga umwanda. Umukobwa yarashyizeho meshe ku mutwe, aba ari kukubwira ati buriya nunzana uzamenye ko ntazikorera. Nubona yarasize inzara, aba ari kukubwira ati ibyo koza ibyombo, ibyo guhata ibitoki, ibyo byashaka umukozi. Aho niko bari kukubwira. Umugore amuhamagaye ati niko sheri. Umugabo nawe amusubiza ati uragashera igiti. Abakazana benshi bipimye kuri rusi ntibanyeganyeza umunzani. Bamwe muri bo bari kumwe n'abagabo babo ndetse n'abana babyaranye. Bafite urwibutso rw'imiryango bashatsemo naho baba batuye kure. Bareba umugabo bakibuka nyina umubyara, bareba abana bakabafata nk'iteme irahuza n'umuryango bashatsemo. Ibyo byonyine birahagije kugira ngo umugore afate nyirabukwe nkaho ari nyina. Guide de formation personnelle page 34 baranditse ngo imiryango 4 irashingiranwa igahita itana. Indi miryango 4 ibana umwe ari ukubura uko agira. Ibiri gusa ku 10 niyo ijya gukabakaba kukwera, nayo ntabwo yera aho kijya kuhakabakaba. Muri iki gihe ufite umukobwa w'inkumi ngo ameze nk'ufite indembe mu nda, buri kanya bareba kunda ati ye mukoko wahaze cyane n'amahoro. Kuri buri kantu kose abakurikirana abaguhangayiki. Uyu munsi rero si wo gusezerana ahubwo ni wo gusohoza make. Amasezerano basezeranye ngewe nawe tudahari. Umugabo utagira Imana yajya gusambana ntubimenye. Iyo umugore ari umunyabwenge akundisha umugabo Imana. Umugabo utagira Imana yaguharika. Uyu musore nabasabwa gusiga akarenge gahora kwa nyina buri kanya ntabwo kemewe. Niba n'ababyeyi be bahari buriya birabujijwe kugaburira umuhungu atari kumwe n'umugore. Hari igihe abona mu rugo ari injumba gusa bihari akinyabya iwabo akaza inda yapagiye. Ntabwo byemewe. Iyo umubyeyi mwiza uramubwira uti genzane n'umugore mwembi bagaburire musangire. Buriya mukaziganye ngewe ntawe ari komeza akaza ameze nk'umurwanyi. Ahubwo iyo uri muganga baramukaze baza bati niko mabaduha amavuta yo kwisigira. Ahubwo hano hari icupa muryane n'ibishira muzaze gufata n'ibindi. Izo ndembe zikazagwira hirya zigenda zivuga ziteye Imana ishimwe. Uyu nguyu muramukazi wacu uramuzi ukuntu ari mwiza. Intambara igashirira. Ubwo nabibwiye abubatsi uyu munsi n'abamaze kubaka n'ababiteganya. Iyo ushingiwe wowe uri muganga ufite abarwayi 4 b'indembe, niba tuboneye mu mitima tuzagera mu ijuru. Dushimira Imana kubera ko iduhaye umutekano kugira ngo tubone ko tuganira ijambo ry'Imana. Iduhaye n'umunezero w'ubukwe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Reka mbere ya byose tubanze dusenga. Muremyi wacu udukunda uri mu ijuru, tugushimiye ko ujye tuzirikana ibihe byose ukaduha umunezero nk'uyu wo gutaha ubukwe bwa mwene data na mushiki wacu. Izina ryawe rihimbaze. Ubukwe burimo ibyigisho byinshi, ariko cyane cyane duhibukira ubukwe tuzataha nawe mu ijuru. Imyiteguro umugeni yari afite niyo dusabwa kugira ngo tuzakubone. Ubidushoboze tubishimire izina ryawe. Abana bawe bato bagiye kwinjira mu ishuri rikomeye ry'ubuzima. Uzababere umuyobozi, uzabafashe muri byose kugira ngo nibasoza neza iri shuri batangiye tuzashime izina ryawe. Ubahe umugisha, uzabafashe muri byose. Abatarazubaka ubahe ubwenge, abazubatse ukomeze kudufasha. Tubisabye mu izina rya Yesu. Ninjye tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ijambo tugiye kuganira ni ijambo ritubwira ngo urugo ishuri ritarangira. Niyo magambo tugiye kwigira hamwe muri uyu mwanya. Urugo ishuri ritarangira. Urugo ni ishuri abantu bigamo. Ubu ngubu aba baratangiye, aba bamaze gushyingirwa uyu mwanya baratangiye, ariko ni ishuri ry'ubuzima rirerire
riba rifite ibyiza n'ibibi, rigira umucyo n'umwijima, rigira ingorane n'umunezero, rigira amanywa n'ijoro. Muri iryo shuri ry'ubuzima aba batera intambwe bakaba baryinjiyemo, niryo tugiye kwigira hamwe. Ubwo abazubatse tuributsanya, abatarazubaka barazubakana amakenga bitewe n'uko ijambo ry'Imana riratubwira. Buri muntu wese uri aha ngaha biramureba. Rero Imana ubwayo niyo yatekereje urugo. Mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 18 aranditse ngo, kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Urugo rwari umugisha, wari umunezero w'umuntu, ariko niko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Ubundi ibyaremwe byose ku bazasoma mu gatabo kitwa ni igitabo cyitwa Intekerezo, Imico n'Ubumuntu, ku paje yaho y'164 aranditse ngo umuntu ntiyaremewe kuba mu bwigunge, yagombaga kuba ikiremwa gisabana. Iyo atagira umufasha, ibyiza byari bimukikije n'imirimo ishimishije yagombaga gukorera mu busitani bwa Edeni ntiyari kubasha kumuha umunezero uzira amakemwa, ndetse n'umushyikirano we n'abamarayika ntiwashoboraga guhaza ibyifuzo bye byo kubona uwo ifatanya nka mugenzi we. Nta wasaga nawe wari uri aho ngo bagaragarizanye urukundo. Imana ubwayo niyo yahaye umufasha Adamu, yamuhaye umufasha bakwiranye, umufasha umeze nkawe, waremwe kuba nka mugenzi we, washoboraga kumwe nawe mu rukundo no kwifatanya nawe. Eva yaremwe mu rubavu rwakuwe muri Adamu, bisobanuraga ko atagombaga gutegeka umugabo we ngo abe umutwe w'urugo cyangwa ngo akandagirwe munsi y'ibirenge nk'isuzugurwa, ahubwo yagombaga kumuba iruhande nk'uwo bangana, uwo gukundwa n'uwo kurindwa n'umugabo we. Eva yari umwe na Adamu, igufwa ryo mu magufwa ye, akara ko mu mara ye yari Adamu wundi, byerekana umwe bwa bugufi buri muri iyo sano. Aya magambo arerekana yuko uru rugo, umuntu, umugabo, ni Imana ubwayo yabitekereje. Imaze kurema Adamu iravuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Izagombaga kumubera umunezero wagombaga kuboneka ari uko Adamu ahawe umufasha umukwiriye. Noneho ubwo n'urugo rwa mbere rwari rubonetse. Imana yapanze urugo ari umunezero wo gutekereza ku muntu, isanga ko umugore azaza ari umunezero. Ariko kuko muri Edeni ntabwo Satani yari yicaye, bazasoma mu gitabo cy'intambara cy'inyandiko z'ibanze aranditse ngo, Satani amaze kubona ko umuntu amaze kuremwa, yaravuze ngo, kuva nanjye nirukanywe mu ijuru, amaherezo umunezero wageneye umuntu nzawumuvutsa, nawe ababare nk'uko mbabaye. Kubera ko atashoboraga kurwanya ingoma y'Imana ngo ayishobore, yapangiye intambara ikomeye urwo rugo rwa mwene muntu rw'urunyantege nke rudashoboye gutahura amayeri y'umwanzi. Ibyari umunezero byaje guhinduka umubabaro. Ku bazasoma neza muri iki gitabo bazasanga ko Imana imaze kurema Adamu na Eva, bamaze kugera muri umurima wa Edeni, Imana ibaha kubyara, ariko Satani arinjira, yinjirira mu umugore kuko Satani yari azi ko namara gufata umugore n'umugabo aramushobora bidatinze. Urugo rwa Edeni ibyari umunezero ku bakurambere n'abahanuzi baranditse ngo bihinduka amarira. Muri urwo rugo hari hasanzwe habamwo ineza, habamwo ibyishimo, habamwo umunezero. Hatangira kwinjiramo ingorane, urupfu rwinjiramo, kunyuranya kwinjiramo, gushinjanya ibyaha kubonekamo. Ibyari umunezero bitangira guhura n'ingorane. Iri shuri niryo shaka ko dusobanukirwa neza. Turashaka kuvuga ku bika byaryo bitandukanye umuntu wese akwiye kwigaho neza. Hagashira iminsi mikeya, ibyari umunezero bitangiye kuba amarira.
aho umusore n'umukobwa babwizanyaga neza, bavuganaga neza, batashoboraga kumara amasaha abiri badahamagaranye, batashoboraga kumara umunsi nta utabipfa undi wenda cyangwa ngo mwohereza akamesaje, bihinduka umugabo n'umugore ntibavugane neza. Muri iki gitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo, ni paje yaho ya 79, hari ijambo rivuga ngo baranditse muri iki gitabo bavuga ngo mu ngo nyinshi amezi make cyane abahagije kugira ngo umugabo n'umugore babone ko batazigera bahuza mu mico yabo, maze umusaruro ukaba amacakubiri yiganje mu rugo ahagakwiye gusa kuba hari urukundo n'ubumwe mvajuru. Izi ngo ntabwo bavuze ko ari nkeya, ahubwo baravuze ngo mu ngo nyinshi amezi make cyane abahagije kukwereka ko uko hirya y'urwo rugo azaba hameze. Bituruka kuki? Nibyo dushaka gusobanura muri uyu mwanya. Uyu mwanya turi muri uyu muhango w'ubukwe ndetse no mu minsi yo kurambagizanya, urukundo rw'umusore n'umukobwa ruba rwuzuye ari 100%. Aba ari furu ku buryo ushaka no kubateranya ntiwabishobora. Buri kanya baba bahamagarana, ubundi bavugana udukuru dutandukanye. Muri uyu mwanya uje kubateranya ntiwabishobora kuko urukundo ruracyuzuye. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira yuko hari iminsi mu bitabo bimwe bavuze imyaka 2, ariko muri iki gihe iyo myaka 2 ntabwo ikigera. Muri iki gitabo banditse ku paje 40 z'igitorero baranditse ngo imibereho y'abashingiranywe, reka ndebe ko hariho nihutire 34. Iyo abashingiranywe bahuye n'imibereho iruhije no guhagarika umutima, umunezero uturuka ku gushyingirwa urashira. Umugabo n'umugore bigana ingeso kuko bitashobokaga kuzimenya mu mubano wabo wa mbere. Icyo nicyo gihe kiruta ibindi cyo kugeragezwa mu mibereho yabo. Aha mwumve neza, aba bashingiranywe ubwo hano batugaragarishe ko bataziranye. Ntabwo baziranye, nuzakubeshya ngo baraziranye azaba ari kukubeshya, ariko umusore n'umukobwa baba baziranye gatoya cyane. Ubwo kubashingiranywe namwe murabizi, iyo umusore wumvisha ashuhuje, nubwo waba wari gutongana uriyumanganya ukaba imfura ugatuza ukavuga mu ijwi ryiza, ijwi wari gukankamirana abana banyu ujya urihindura ukagerageza koroha. Umusore yaba yegutse ukagerageza kumwakirana ubwuzu ugaragaza za keya zidasanzwe. Umusore iyo yibeshye ngo uko niko umeze aba atazashobora kurwubaka. Noneho mu myaka 2 niho umukobwa n'umusore baba batangiye kumenyana imico, kandi ubwo hashira ukwezi arya 26 akayirangiza, ariko yatangiye ku gishyimbo kimwe. Iyo rero wihenze uti umugore wanjye ntazanyenesha nta nubwo azi no kurya, uba uri kwihenda cyane. Ayo ni amezi ya mbere umukobwa aba yihishe. Nk'uko injangwe ihishe inzara, niko umukobwa iyo amaze gushyingirwa agerageza kwiyorobeka. Uwari ukarishye waba aroroha. Umusore uri kurambagiza umukobwa murambagiza areba hasi arya utwatsi ugira ngo ntazi kuvuga, ariko mu myaka 2 aba azi kuvuga neza. Hari n'igihe akubaza wowe yabaga kama imyaka 2 ishize. Noneho iyo wihenze ukibwira ko urugo iyo mico umukobwa umubonanye bwa mbere ko ariyo, ntabwo uba uzubaka urugo. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko muri iyo myaka 2 baranditse hano muri kitabo, baranditse ngo umunezero n'akamaro k'imibereho yawe yose mu gihe kizaza bikomoka mu byo biyemeje. Ubwo akenshi baragenzurana, umwe akabona intege nke n'amafuti atarazi kuri mugenzi we bakibonana, ariko imitima yafatanijwe n'urukundo igenzura ibyiza aho kugenzura amafuti. Hano batweretse yuko baragenzurana. Umusore ukaba utaruzi imiterere ye ugatangira ukamubona noneho uko ateye. Imyaka 2 ishira buri wese azi mugenzi we neza. Nta muntu n'umwe uje umenya umusore, nta muntu n'umwe uje umenya umukobwa nk'umubyeyi we, nk'umugabo we, nk'umugore we. Noneho iri shuri ni irya mbere rijya rigora abagabo ku buryo benshi
imyaka 2 ishira ari kwicuza. Ari no vuga ati ntago nari nkuzi kuteye ibyo. None ati nanjye ntago nari nkuzi. Nuko utaruzi umuntu icyari cyo. Ubundi kubashaka kubaka neza bagomba kumenya ko uwuzanye wese yitwa umunyabyaha. Yitwa umunyabyaha. Akenshi ingo nyinshi naho zisenyukira. Nari ndi gukurikirana anaryo byatumye nsoma aya magambo. Nari ndi gukurikirana muri iyi minsi. Ndabanza nje mu gitabo kimwe cyitwa Guide de formation personnelle page 34 baranditse ngo imiryango 4 irashingiranwa igahita itana. Indi miryango 4 ibana umwe ari ukubura uko agira. 2 gusa ku 10 niyo ijya gukabakaba kukwera, nayo ntabwo yera aho kijya kuhakabakaba. Byaba biterwa n'iki? Niye mpamvu ituma imiryango ishingiranwa igahita itana? Niye mpamvu ituma imiryango ibana ariko umwe abuze uko agira? Hari n'igihe umuntu avuga ati bitewe n'uko maze kuhabyarira ubundi byararangiye, reka nemere kuhaba mpabe nabi byararangiye, ariko mu mutima baramaze gutaha. Hari abandi bavuga bati ubusuba bazumva twatanye baraduherekeje bagira ngo iki? Umuntu akahaba nyingiriwe yihambiye ariko mu mutima hari ubutane. Noneho nari ndi gukurikirana ubundi Abanyarwanda ni abantu batakundaga gutana muri ibi bihugu byo hirya nka Tanzania, ibihugu bya East Africa, ibiza Kenya. Umugabo n'umugore gutana ni ibintu bisanzwe byoroheje. Hari umwe nzi turaziranye, umugore batanye ajya muhamagara akamubwira ati ewana wanguze 1000 ko nashiriwe, kandi baratanye ati uzukirebe, bakabana mu buzima busanzwe nkaho ari umuturanyi kandi baramaze gutana. Ariko nari ndi gukurikirana muri iki gihugu cyacu muri iyi minsi ishize mu mwaka wa 2019 ingo zatanye mu buryo bwemewe n'amategeko zari ingo 2796. Mu mwaka wa 2019. Mu mwaka wa 2020 zari ingo 3213. Mu mwaka wa 2021 byaratumbagiye bigera mu ngo 10017. Mu mwaka wa 2020 byari baye ingo 11900. Uko bikwereka uburyo ingo zo muri iki gihe zigenda zubakwa. Usanga akenshi abantu benshi ntabwo bazi uyu mushinga w'urugo n'ukuntu ushorwa. Niyo mpamvu tugiye kugerageza gusesengura aho bipfira. Ubu tukaba tumaze abantu murabona bavuye Gisenyi, abandi bavuye hatandukanye za Kigali, abandi baraye amajoro bari guteka, abandi baraye amajoro bari kwitegura za bije sinakubwira. Abantu baretse imirimo yabo, ubukwe bukaba ariko bwamara kuba ukumva mu myaka 2 cyangwa 3 ngo nyiranaka naka bamaze gusenya. Ukareba imbaraga zahatakajwe, ukabona abasore benshi ntabwo bazi umugambi w'urugo. Buri wese abashaka umunezero muri mugenzi we. Ingo nyinshi nari ndi gukurikirana ikizisenya nicyo shaka nko gutondeka. Icyambere nicyo bita agakungu cyangwa agahararo. Agahararo ni bimwe mu bintu biri gutuma, cyangwa agakungu ni bimwe mu bituma ingo nyinshi ziri gusenyuka. Umusore n'umukobwa barahurira wenda hano mu bukwe, barahurira mu modoka, barahurira mu isoko, umwe atazi undi, maze yareba taye y'inyuma, yareba ubwiza bw'inyuma, akavuga ati uyu nguyu ngiye kumubaza akazina. Abakobwa nabo bahora biteguye gutanga amazina. Rero muri iki gihe cya none ubwihebe bwo bumaze gutera ubwoba muri bashiki babo. Umukobwa aragira imyaka 17 nta wari wamubaza izina, ubwoba bukamufata. Atumenya ahari nzaheri wacu. Agira imyaka 20 bamwita nyumba kumwe. Ibyo bijya bituma abakobwa benshi bagira ubwihebe. Uwo babonye wese, niba ari indara ari bari mayibobo, uwo bahuriye mu nzira umubajije ahita amubwira izina, ubukwe bugakomeza bukazataha ariko budashobora kurenza imyaka 5 cyangwa 3. Izo nizo ngo ziriho muri iyi minsi. Herutse kwinjirana n'umukobwa araza turicarana inyuma mu ntebe y'inyuma muri taxi. Haje umusore nawe w'igihabutsi
aba yamukunze ako kanya, nibaza aho urukundo ruvuye rwo mu modoka. Twagiye iminota nka 20 bamaze gukundana, bari guhana nimero. Umusore avuye mati ma nimero, ibindi tuzabicumbura ndi kubona ibisigaye byoroshye. Urugo nk'uko ntabwo rushobora gukomera. Umukobwa ntazi iwabo w'umusore, ntazi imico y'umusore, bahuriye aho ngaho. Ibyo biri gutuma imiryango myinshi ubu hano ku maradiyo mujya mubyumva, kuri YouTube mujya mubyumva, aho umukobwa avuga ati ngewe nshaka umusore wa 1.60 cyangwa na 70 w'imibiri yombi, ushobora kuranga icyiciro cya mbere cya kaminuza cyangwa icya kabiri, nubwo ataba yarize ariko ufite gahunda, ndamukeneye. Agahamagara kuri radiyo, mu kanya gatoya umuhungu nawe ati uwo mukobwa watanze mu nimero ze, ibyo byose yavuze ndabyujuje. Kuko naza kuzigaruka nyuma ho gatoya, impamvu ya kabiri ni ukurambagiza utarageza imyaka yo gushyingirwa. Mu mategeko y'ibyanditswe, iki gitabo kitubwira paje yaho y'175 niba ntibeshye, atubwira ko byibuze umusore ufite imyaka 20 ari ufite uburenganzira bwo gucyuza ubukwe. Niye mpamvu se? Ntabwo ari itegeko rya leta, ahubwo ijambo ry'Imana ritubwira yuko umusore ukuze mu bitekerezo n'umukobwa ukuze mu bitekerezo, iyo barwubatse niho rukomera, niho rushobora kugira icyerekezo, kandi rukaba rushobora kubakwa neza rugakomera. Umusore azi urugo icyo ari cyo, n'umukobwa azi urugo icyo ari cyo, ngo iyo bashingiranywe bakuze bubaka urugo rugakomera, iyo Imana ishoboye kubaba hafi bakubaka neza. Noneho iyo bitabaye bityo, umukobwa w'umwana cyangwa umusore mutoya utaruzuza iyo myaka aragenda akarambagiza, ntabwo ngo aba afite ubushobozi bw'ubwenge bwo kumenya kwitoraniriza. Ahubwo abona umukobwa w'ubururu hano Kabarondo, akaba yamubajije ati ariko wowe uruwahe? Yabona uw'icyatsi kibisi nawe akamukunda, yabona uw'umutuku nawe akamukunda, ngo ahora ari mwirambagiza rigashira, bigatuma urugo ngo urukundo rwe ntabwo ruba rwashobora gutoranya neza. Aruherutse kurwinjiramo, arashaka ari umukobwa, agezeyo umugabo amuha amategeko. Umukobwa ati na mama ntiyantegetse gutya da, ati niba ari bidatashye. Yari umwana muto, arahambira utwenda twe aragenda. Ngo igihe yarageze ahantu abana bari gukina udupira tw'utudomano, kuko yari umwana nawe yarambitse utwenda hasi nawe aradomana, kandi ubwo ari kwahukana. Izo ni ingo ziri kubakwa muri iki gihe. Umwana w'imyaka 15, 16 nyabakeye itaranakomera, ni ibibazo birebire ntashobora gusobanura. Ingingo ya gatatu ituma ingo zidakomera ni ukubaka ababyeyi utabakeneyeho inama, utakeneye inama aho ababyeyi. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Ibihamya umuzingo wa mbere, no mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, no mu gitabo cyitwa urugo rwa Gikristo, hatubwira ko umubyeyi abasabwa kugisha inama ababyeyi be. Paje yaho ya 84 y'iki gitabo ya umuzingo wa mbere, hari ingingo ikomeye cyane. Abasore bashobora kutanyumva, ariko bazabyumvishwa n'iminsi. Aranditse ngo mu bihe bya kera abana ntabwo bagombaga gushyingiranwa batabanje kubyumvikanaho n'ababyeyi babo. Gutoranya umufasha byari iby'ababyeyi, kandi byabaga icyaha ku muhungu gushyingirwa atabanje kubagisha inama. Babanzaga kubibagezaho, bakabanza kubigenzura niba uwo nguwo uyubashwe, kandi niba mu bantu b'uburyo bubiri byemewe ko bashinga urugo, icy'ingenzi ko basenga Imana by'ukuri, kwari ukudashyingiranwa kw'abasenga ibyigwamana n'abasenga Imana. Batinyaga ko umuryango utajya kure y'Imana, ndetse no hanyuma yo gushyingirwa kwabo abana babaga bafite inshingano ikomeye ku babyeyi babo. Ntabwo byabagaho gufata umwanzuro batabanje kubigeza ku babyeyi babo. Bagombaga kubahwa no kumvirwa mu gihe ibyifuzo byabo byabaga bitarwanya iby'Imana isaba. Muri iki gitabo ntabwo umukobwa yagombaga gufata umwanzuro.
ariko reka babwire ko mwa basore mwe nta muntu ugukunda nk'umubyeyi wakubyara. Niwe muntu wunguka akanezererwa, niwe muntu uhomba akababara, nta wundi ugukunda ku isi kuruta uwakubyara. Noneho n'igihe ubona guhangayikiye abagira ngo azarebe yuko utazahura n'akaga gakomeye cyane. Muzi yuko muri iki gihe ufite umukobwa w'inkumi ngo ameze nk'ufite indembe mu nzu, ameze nk'ufite umwana w'indembe, afite umurwayi mu nzu, ahora ararebaho buri kanya bareba kunda ati ye mukoko wahaze cyane nta mahoro. Kuri buri kantu kose abakurikirana abaguhangayikiye niyo mpamvu ahora gukurikirana kuri buri kantu, abagira ngo uzavemo umuntu muzima, uzihesha agaciro, uzubaka urugo rwiza, niyo wa mbere uguhangayikira kuruta abandi bose. Niyo mpamvu uwo mubyeyi ngo ukwiye kumugisha inama. Umusore uje kukurambagiza ukabanza ukabaza umubyeyi wakubyaye ukamubaza uti uriya musore wo kwa naka waje kundambagiza wa mama mwemerere, uba ukwiye kumugisha inama. Icya kabiri, hari n'igihe nawe uje kurambagizwa nyoko batabona uburyo wujuje ibyangombwa byo gushyingirwa. Umukobwa w'umunyabwenge ajya abaza nyina akamubaza ati ese ma ubona nzashobora urugo? Nyoko nakubwira ngo wicare wirire ibijumba uziyicare. Hari abakobwa b'abasirimu gusa bazi gusokoza no kwisiga, bakagarukira aho bakaba bazi ngo kugarukira kwisiga no kurya. Ariko urugo ni kampani ikomeye cyane, ngo umuntu abasabwa kubanza kwitondera, agakenera inama nyinshi z'ababyeyi, bakajya bamuhanura bakavuga ati uriya musore ntukite mwemerera, uriya ntabwo azubaka urugo, ntabwo arushoboye. N'umusore nuko, ariko Satani wateye abasore agatera n'abakobwa. Nyina bamubaza ati ese niko ma wa musore nabonye waje ahangaha ari amahoro? Ngumva mbese iryo sore yakureba kandi akaba yamukangamiye. Umukecuru atamba nuko rero ntibimendi kwibariza nta bindi nabishaka. Izo ngo iyo wubatse utabashe kugisha inama umubyeyi wakubyaye ubu uzababara. Noneho uwo ni umugambi wa Satani wo gutuma abasore batagisha inama ababyeyi. Mperutse kumva umukobwa umwe aherutse kuba agiye gusura umusore, ajya gusura umusore iwabo, ahurira mu modoka na nyirabukwe ariko atamuzi. Nyirabukwe nawe yaravuye guhaha ibyo kwakiriza umushyitsi we. Igihe umukobwa yari yicaye mu modoka, abahaje n'ako gakecuru gateguruye imifuka, naho imifuka irimo ibiryo byo kumwakira. Umukobwa w'umusirimu ati mukecuru kunyanduza, reba ahandi hantu ujya kwicara. Umubyeyi ati ihangane mwana wanjye, ndi kugira ngo nihute njye kwakira abashyitsi, ihangane. Ndatibaye mukecuru, reba jya ku ntebe inyuma hano uri kunyanduza. Umukecuru araserera, byashoje yagiye ku ntebe yindi. Bageze aho baraviramo, bagombaga gutega igare. Umukobwa avamo mbere, umukecuru avamo yihuta, yari afite ubwira bwo kwakira umukazana we. Avuyemo wa mukobwa bayamutanze kugera ku igare. Umukecuru ati ye muko mfite umushyitsi, ihangane njye kureba umushyitsi wanjye, ihangane urabona irindi gare. Umukobwa ati we mukecuru nagutanze, ihangane urafata irindi. Umukobwa yihuta agera mu rugo. Umukecuru nabaza nyuma, igihe yarahageze asanga wa mukobwa ni uri mu nzu. Ibyakurikiyeho namwe mushatse mwabifotora, usibye ko bitari byiza. Iki gihe turimo abakobwa bapfa kwiterera mu byo gushyingirwa nk'abakina, abasore bakiterera mu byo gushyingirwa nk'abakina, bakareba ishusho y'inyuma y'umusore, ukareba ishusho y'inyuma y'umukobwa. Mu migani baranditse ngo ubutoni burashukana kandi uburanga bwiza ni ubusa. Abahindurije bahera ku buranga aho guhera ku mutima. Ibyo bitumye imiryango myinshi isenyuka. Noneho reka tujye ku ngingo nyamukuru ituma urugo rubaho. Ni ibintu bigera muri bine bituma habaho gushyingirwa. Icya mbere ni ugushinga ihuriro rimurika, aho abantu baza kwishyuririza mu by'umwuka, bakaza kuyikomereza mu by'umwuka,
ngo kakaba ari akayira kashobora kuyobora ku kuri no ku munezero. Ni umukobwa wagize umumaro iwabo, ni umusore wagize umumaro iwabo. Iyo bashyingiranywe bombi akaba ari umukobwa, nyina avuze ati mwana wanjye Imana izagufashe. Hari abakobwa duherekeza, nyina akasigara akavuga ati Imana izakubakire, ntabwo utagize mwana wanjye, na uko wankoreye nawe Imana izagukorera. Ubu iyo tumushingiye tumushingira tunezerewe. Ariko hari uwo dushingiranye ariko ati Imana si uwo ngize, nyina akavuga ati Imana ishimwe, wenda mare y'ukwezi ndera n'ubu. Izo ngo nazo zibaho. Abashyingirwa bafite umugambi, ni umukobwa nyina avuga ati Imana izakubakire uko wanyubakiye, agashyingirwa ameze nka Rebeka, bakamubwira bati mushiki wacu uzabe nyirakuza abanzi ibihumbi, urubyaro rwawe ruzanyura amarembo y'abanzi babo. Urwo ni rwo rugo umukobwa agenda afite umugambi muzima, agahura n'umusore nawe se kuvuga ati mwana wanjye uko bamfashije nkakwegamira, genda nawe ushaka. Nari ndi gukurikirana muri iki gitabo bari gusobanura umukazana witwa Rusi. Muri iki gitabo cyitwa Abagore bo muri Bibiliya, kuri paje yabo ya 79 baranditse ngo abakazana benshi bipimye kuri Rusi ntibanyeganyeza umunzani. Bamwe muri bo bari kumwe n'abagabo babo ndetse n'abana babyaranye, bafite urwibutso rw'imiryango bashatsemo n'aho baba batuye kure. Bareba umugabo bakibuka nyina umubyara, bareba abana bakabafata nk'iteme ribahuza n'umuryango bashatsemo. Ibyo byonyine birahagije kugira ngo umugore afate nyirabukwe nk'aho ari nyina. Kuko umukazana ugukunda akurutira abahungu barindwi. Rusi yarazamutse aragenda amenya umugambi w'ibanga ryo gushyingirwa, aragenda aza mu rugo. Uwo mukobwa ubundi ngo iyo ushingiwe, ubwo nabibwiye abubatsi uyu munsi n'abamaze kubaka n'ababiteganya, iyo ushingiwe wowe uri muganga ufite abarwayi 4 b'indembe. Umurwayi wa mbere wari nyokobukwe, uwa kabiri akaba baramukazi bawe, umurwayi wa gatatu akaba uwo mukeba wanyu, ubwo ni umugore w'umugabo wanyu, ni abagore b'abagabo banyu, umurwayi wa kane ni umuturanyi. Wowe uri muganga baba abarwayi. Iyo utazi icyo urashyingirwa, wamara kubaka urugo, nyokobukwe akaza akavuga ati mukoko nabonye tunganya ikirenge wanije twadukwetoma. Ubwo intambara ikarema, ukamuhakanira uti rwose ntazo zaracitse, ugatangira ukabeshya. Umugabo yaba arigutse agasanga umunwa wawongeyeho santimetero nk'eshanu. Mbwire ngo niba nyokobukwe ari mukeba wanjye ngo nzabimenye kare, ngo nzabimenye kare mbese. Ugasanga ubwo intambara igahera. Iyo uri muganga, inyokobukwe aza gutira inkweto ukamwongeraho n'igitenge. Umukazana umuhungu yangezanye noneho n'Imana y'u Rwanda noneho n'abashubije. Ubu uri muganga wari umurwayi wa kabiri ni baramukazi bawe. Baramukazi bawe baba basanganiwe umusaza wabo bakundana, hanyuma igihe bamukora mu mufuka bagatwara amafaranga afitemo, bahagiye bajya kumesa bakavuga ati nasanze mu 1000 naragitwaye. Umusaza bati nta kibazo se, hari ikibazo. Bakaba basanze bibaniye neza. Hari ushyingirwa ari umurwayi ahatabaye muganga, akaza yikonsantara imbaraga zose ati buriya mu kazi bwanjye ngewe ntabwo ari komeza, akaza ameze nk'umurwanyi. Ahubwo iyo uri muganga, baramukazi bawe baraza bati niko baduha amavuta yo kwisigira, ahubwo hano hari icupa muryane n'ibishira muzaze gufata n'ibindi. Izo ndembe zikazagwira hirya, zigenda zivuga ziteye Imana ishimwe, uyu nguyu muramukazi wacu uramuzi ukuntu ari mwiza. Intambara igashirira. Ariko iyo ukojeje mu rutoki ngo nimugende mwisigerwa kuri aya ngaya, ngo nimuyamara ngo tuzaba turabyiga, ubu ubonye abarwanyi bazaguhita. Mu miryango myinshi aho umugore kuzaje kuba gahuza miryango, kuri bamwe imiryango iratana, intambara zikarema, umugabo agata umutwe. Ibyo bikunze kuba mu miryango itazi neza icyo baba bagiye gukora mu kubaka urugo. Umuturanyi we ndamuvugaho gato. Umuturanyi we mupfana utuntu dukeya ariko dukomeye, abantu badaha agaciro. Ni mwaramutse, kubuzi gusuza abaturanyi neza. Hari abantu bajindira ku buryo atambuka ku muturanyi ntamuvugisha. Akandi kujya kirengera ba muganga bampaye
mwihangane. Igihe cyarageze biramufata, abwira abana ati mujye kubwira abaturanyi bana bare indimireye nabi. Abana bagezeyo, uwo muturanyi wese babwiye akamubwira ati gende mubwire ngo nayo nikireye. Undi ahageze ati nyabuneka, ati oya uzambwire ngo niyakire nakomeza kiyeye. Iyo ubana nabi n'abaturanyi mwantiza ntubure umuntu ushobora gutiza ikintu, ubwo akanwa kajya ntiwumve niyo gatabaje ntabwo wumva. Umukobwa aba akwiye kumenya yuko agomba kubana neza n'abaturanyi, umutiye akamutiza, umusabye akamuha, kabana neza. Ibyo nibyo byubaka urugo. Noneho icyanyuma ni bakera b'umugabo. Kuri benshi ntabwo bazi kubana neza n'abakera babo. Nuvuga ngo ni umugore w'umugabo wanyu cyangwa abagore b'abagabo banyu. Kuri benshi ntibazi kubana. Uwaguze akarima undi akarara nijoro akaraza umugabo ku nkeke. Ngo abandi bagabo bari kugura imirima namwe mugarabye hano. Agabo rero umurakara uri aho ngaho wiyenza ugira umushiha ntamenye yuko iby'isi bihora bihinduka. Uwahawe imigisha ntiwayimwaka kandi n'uwatwa imigisha ntiwayimuha. Ibyo bitumye mu miryango myinshi babaho nabi bitewe n'umugore uba utazi neza icyaje gukora mu muryango. Abagabo bamwe bashingirwa bazi neza yuko ari kuvuga ati uyu mugore wenda reka mushakeho, ugafite abo bakize, ugafite abo bakomeye, uko nanjye niyo mahirwe nzagira. Ibintu nk'ibyo n'ibindi mu miryango myinshi ntabwo yubaka azi yuko agiye kuba umugabo, ahubwo ashaka umugore ashingiye ku mitungo kwa sebukwe bafite. Iyo miryango myinshi niho usanga ingo zimwe zisenyuka kubera yuko ubushobozi bw'umugabo atabwishakamo. Mu gitabo kimwe baranditse ngo iyo umutungo munini ugize urugo uva iwabo w'umukobwa, mu maraso y'umukobwa bimubamo, k'umugabo nta gaciro afite. Iyo ubushobozi muri iki gihe ingo za none ahanini fondasiyo ni abagore. Iyo bigeze muri uwo mwanya akantu kose akabona, inkwi mu rugo niyo yakuye iwabo, matera ni iwabo, uburingiti ni bw'iwabo, imeza ni iwabo, intebe ni iz'iwabo, byose ni iby'iwabo. Ajya abona uri umugore wakaba umugabo. Ni ukubaha Imana. Iyo umugabo n'umugore bubaha Imana, muri aka gatabo kitwa urugo rwa Gikristo, bakabanza amasengesho kandi bakiyorosa amasengesho. Muri iki gitabo haranditse ngo ibanga ry'ubumwe bw'umuryango. Kubakorera Kristo nibyo bitera amacakubiri no kutumvikana mu miryango no mu itorero. Kwegera Kristo bitubashisha kwegerana. Ibanga ry'ubumwe nyakuri mu itorero no mu muryango ntirishingiye ku mishyikirano, gucunga umutungo neza cyangwa mu mbaraga zirenze za kimuntu zo kunesha ingorane. Nubwo ibyo byose bifite akamaro kabyo, ariko ibanga ry'ubumwe rikomoka mu kugira ubumwe na Kristo. Ariko ibanga ry'ubumwe hagati y'umugabo n'umugore ni ukugirana ubumwe na Kristo. Iyo umugabo ari umukristo n'umugore ari umukristo, urugo rurakomera. Ntabwo ari ukuba yarabatijwe, ntabwo aribyo ndi kuvuga, ahubwo muri aba basore n'aba bakobwa mubona barambagizanya, benshi bajya bashingiranwa ariko ari abapagani mu mitima. Iyo umuntu ari umukristo, umugabo ari umukristo n'umugore ari umukristo, niho urugo rukomera. Niryo banga ry'ubumwe. Niyo mpamvu abagore benshi b'abanyabwenge mbere y'uko umugabo ajya ku kazi aramwateka tubanze dusenge twiragize Imana, nyabuneka wigenda tudasenze, akamukundisha amatendere mu mugizi. Aravuga ati oya wijya mu minota abanje kujya kwiga. Iyo umugore ari umunyabwenge akundisha umugabo Imana, umugabo utagira Imana yaguharika kandi ntiwabishobora. Umugabo utagira Imana yajya gusambana ntubimenye, yabyara hanze ntubimenye. Utagira Imana yaguhemukira nubwo byaba bimeze bite. Nta muntu uramuka hano imodoka barazihagarika, umugore ashaka kuyirohamo kuko yabeshaga umugabo ngo ari hafi. Polisi iramufata, igeze ati babwize ukuri, buriya nabesha umugabo ko ndi hafi, mumbabarire rwose namubeshe njye mu rugo. Polisi iramwaka telefone, ihamagara umugabo iramubwira iti tuza nushaka urumene, aho uranyura ntabwo tuhazi,
utegereze uyu mugore tugiye kumufunga Nyabarongo ibanze yuzuruke tubone kumureka. Umugore utagira Imana n'umugabo utagira Imana yakubeshya. Abagabo benshi telefone zabo ntabwo abagore bazikoraho kuko nta Mana bagira. Ashyiramo amapassword umugore yajya kwishima agasanga irafunze kugira ngo atazabona inshuti bakundana. Abagore nabo nuko babana nk'amabandi abiri abana mu nzu bitewe no kutagira Imana. Iyo umugabo n'umugore bagira Imana barizerana, umwe yitaba telefone y'undi agasanga n'umugore ko guhamagara ari guseka, undi akambwira ati ihangane papa runaka araruhutse cyangwa harahagiye uraza kumubona mu kanya, akayisubiza hasi. Ahandi yumva ijwi ry'umugore agahita yifata no kwimena, akaba yayimena ati abanyabo bansenyeye bana uje ukomera. Ariko abagore benshi kubera gukunda ibintu bajya bakunda ibintu ntibamenye yuko ibintu ntabwo byakubakira urugo. Ibintu ntabwo ushobora kubaka urugo, amafaranga, inzu nziza. Muri iki gitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo kuri page yaho 184 baranditse amagambo akomeye avuga ngo tapi zihenze, ibintu bikomeye cyane byo mu rugo, tapi z'ubwoya burebure n'ibindi byose ntabwo bishobora gutuma urugo ruba rwiza. Inzu ya etaje nziza, amamodoka meza aparitse mu rugo, mu Gifaransa baciye umugani ngo ibinezeza ntabwo ari wo munezero. Umuntu ashobora kugira ibinezeza byinshi, amateleviziyo, inzu nziza, imodoka, ariko akajya ararya nijoro kubera ko nta munezero yigeze abona. Kurangarira abakene bari gusangira umuneke, mu gihe ngewe n'umugabo dufite inzu ya etaje 5 twarananiwe kuyikwiramo, umwe aba muyo hejuru n'undi akaba muyo hasi. Nibuka nagonze ibinezeza si wo munezero. Umugore wubatse n'utarubaka n'uzarwubaka ni kirazira ko umugabo asohora ku birego atashye. Akigera mu rugo ugatangira uti wa mwana bamwirukanye kandi na mudugudu avuye gushaka mituweli, agahita asohorera ku birego. Ntabwo ari byo, n'ibibazo yaba agitangira kurya kese urabijya n'ubundi yewe ni ugupfa kurya, ariko buriya n'igitenge cyaracitse kandi nawe mwana niko mwera nabonye yashwanyutse yewe, kandi n'ihene yonye mu kanya urabujya mu rubanza yewe rya vuba n'ubundi nta kigenda, akagira ibyo n'ibibazo. Ntabwo ari byo. Icya kabiri ni ukubona ibyaruhiye bisesaguwe, bipfushijwe ubusa. Ibyo ni kirazira. Icya gatatu ni ukwishyuzwa ibyo atazi uko byagenze. Icya kane ni ugushaka umugore w'umwibone wa wundi, ariko n'abasore baba bakwiye kubimenya. Nubona umugore yashyizeho meshe ku mutwe, umukobwa yashyizeho meshe ku mutwe, aba ari kukubwira ati buriya nunzana uzamenye ko ntazikorera. Nubona yarasize inzara, aba ari kukubwira ati ibyo koza ibyombo, ibyo guhata ibitoki, ibyo byashaka umukozi. Aho niko bari kukubwira. Nawe rero umusore ugapfa kureba ngo inzara ngapfa inzara nziza. Icya gatanu ni umwanda n'akajagari mu nzu. Umugabo yanga umwanda, agira umwanda kandi akanga umwanda. Yaje ikota rirambika ku ntebe, iyo agarutse agasanga ari igihe aratongana ati bya kote riracyaraha kandi nawe afite amaboko. Umugabo yanga akajagari, ariko n'abagore baba bakwiye kwirinda. Icyakundiwe Sara ngo ni uko yari azi gupanga ibintu bye neza, buri kintu cyose cyo mu nzu kikagira aderesi. Ubu wabaza abagore benshi hano ushobora gusanga ibiyiko bashyingiranywe bitagihari. Nuko n'abanzisenye, ariko n'izisenya ziraba zaranasenyutse. Hari ibiyiko washyingiranywe biba bigomba gusaza, niryo tegeko. Ikiyiko kigomba gusaza, ntabwo ikiyiko kibura kuko ntikigira amaguru. Ni abana bashonje kandi ibyo kurya bihari. Icya karindwi ni ukumva iwe harabaye iciro ry'imigani. Iyo ufite urugo rubi ugahora bavuga bati niba kwa runaka nta handi, umugabo kenshi biramwica. Iyi ni kirazira ku mugabo. Umugore nawe kirazira ku mugabo ko ibintu umugabo abimukorera. Icya mbere ni ukubana, ikintu cya mbere cyonona umugore kuruta ibindi ni ukubana n'umugabo utamukunda. Kandi
kumukunda abagore banyurwa gato bakicwa n'akandi gato agikira mu mutima w'umugore. Ibihe byose mwabana aba yaragucengeje mw'ijisho akabona kutamukunda. Ayo magambo nk'aya bakwiye kwirindwa cyane, ahubwo hakumvikana n'amagambo. Hari uwo nigeze numva umugore amuhamagaye ati niko sheri, umugabo nawe amusubiza ati uragashera igiti. Ibyo birica bibabaza umugore, ndetse mu biyamya baranditse niba ari mu biyamya umuzingo wa mbere ngo bigatera indwara zidashobora gukira. Abagabo kubana n'umugabo utamukunda uba ukwiye kujya mu isoko, nubwo ugashaka kado surprise, impano itunguranye ukayizanira umufasha. Iyo mpano y'uyizanye uti nakuzirikanye mu buzima nsanga ari wowe igitego kiruta abandi bose, none buriya fora muno harimo iki, nubwo harimo envelope harimo umuneke wa 50. Umugore aranezererwa, amaraso agaca, ubuzima bukagenda neza, akabyibuha abyibujijwe n'umuneke wa 50. Icya kabiri ni ukutagira uruhare ku mutungo w'umuryango. Kutagira uruhare ku mutungo w'umuryango. Ngewe njya mbigiraho dukeya nkabona dukomeye. Bwa mbere ni ukwemera kuva iwabo akagusanga, hari n'igihe agusanga ukennye w'iwabo bakize akemera kugusanga. Icyo kintu numva gikomeye cyane, akagusanga utaramuhemba ku kwezi nk'umukozi wo mu rugo, n'ibindi ntashobora kuvuga bitandukanye, ariko hashira iminsi ukwezi 9 yashira agashira nta kindi akubwiye, yarangiza akamubyara akamarana nawe igihe kirekire, ajya aganira nawe nk'undi mwana, nijoro akicura wowe usinziriye. Niyo agerageje kwibesha umwana akavuga cyane isa kumva, agasa n'umutwe mu bitotsi, mwese arasubika ati kunesha umutwe. Nyina n'umwana bakajya gutuma utwaho hirya wowe wisinziriye. Nta wundi wabyemera usibye umugore. Byagera mu mwanya wo guhekaho, njya nibaza ukuntu buriya yive wakubwira ngo uheka umwana wawe bishobora, ukuntu amunyuza ntarenga ino hirya, nanjye ntabwo mbizi. Ariko izo mpano Imana yabahaye zonyine ukamuhemukira ukamutuka, mu by'ukuri aba ari ubwenge buke. Umuntu ukwiye kubahwa ni umugore n'umukozi wo mu rugo, nibo bafite agaciro gakomeye kuruta abandi, kuko aho kumwitura ineza ugatunguka mu rugo umeze nk'inyamaswa. Noneho dusatira umusozo, akarinda saza ishuri ryitwa urugo ryaramunaniye. Mperutse kubona umusaza n'umukecuru turi mu tagisi, baratongana barwanira inyuma muri tagisi, turaparika tujya kubakiranura bari inyuma. Umukecuru agomba ati nyamuneka umusaza aranyishe mu ntabara. Bari mu myaka 70 ishuri ry'urugo ryarabananiye. Ntabwo iri shuri ry'urugo umuntu arinanirwa akiri muto, ahubwo hari n'abarinda basaza batongana, bakavugana nabi, bakabana nabi, kandi ingorane zikomeye. Iyo umaze gushaka ugashaka nabi mukajya mutongana, abana bagashiramo mugitongana, mwongera mugasigarana muri babiri, uko mwongera gushyingiranwa mukabanaho nabi muri babiri, ntaho umwana ajyana undi. Noneho ngo buri wese abakwiriye kwirinda agakurikirana imiterere ya mugenzi we. Ni utuntu dukeya. Icya mbere, ubundi umugabo agira ubwonko bwa garama 250. Umugore akagira umugabo amurusha amagarama agera muri 30 niba ntibeshye. Ubwo bisobanuye iki? Birasobanuye ngo umugabo ni usabwa gutekereza byinshi, agakora imishinga miremire. Umugore nawe imishinga ashoboye n'uwo guteka wonyine ubuhagije. Icyo umugabo bakwiye kukizirikana. Icya kabiri, mu miterere y'umugabo ntabwo wagira tiroyide nini nk'iy'umugore. Niyo mpamvu kubera kugira tiroyide nini bagira ibintu bibiri abagabo batagira. Icya mbere, bagira amarira hafi. Icya kabiri, nta byera byinshi bagira kubera ko nta tiroyide nini, nako tiroyide yabo ari nini. Icya gatatu, umugabo
agira igifu gitoya, umugabo akagira igifu kinini. Umugore akagira igifu kinini. Bisobanuye bite? Birasobanuye ngo nta mugabo wo kurya ngo bagere no ku kanyuma agisangira, kugeza n'igihe umugore yizirika umukanda umugabo akaba ari urya. Umugore abona igisambo akaba asubiye nk'inyuma gatoya agasanga isahani byarangiye. Ntabwo aba akwiye kurya, dore ko abagabo bavuga ariko ngo murarya kandi ubwo wenda ari bo wari wigeze ku. Icya gatatu, umugore agira igihaha. Icya kane, agira ibihaha bitoya. Mu rugendo uzamugendere gahoro, uzamwitondeshe. Mu mwaka wa 1976 yemeje ko gushyingirwa ari isakaramentu, ngo ariko ko rifata rihawe umugisha n'umusaserdoti. Ubwo ni Mutagatifu Soteri wabitangaje. Abantu baragenda babigenderamo barabyemera, buno bazi ngo ninde wabasezeranije, ngo basezerana sangahe. Ariko reka tujye muri Bibiliya mu gitabo cyitwa Amosi igice cya 3 umurongo wa 3 haranditse ngo mbese abantu babiri bajyana batasezeranye. Noneho abashyitsi nibo baransubiza iki kibazo. Uyu musore n'uyu mukobwa umunsi nanjye ntazi baragiye baravugana. Uyu musore yahise ku bandi bakobwa benshi ahita muri, kuko hano muri Kabarondo harimo benshi. Yahise muri arangije ajyayo. Umunsi wa mbere niba yaramwemereye mwumbaze, iyo umunsi yaramwemereye ngo tuzabana, uwo munsi bari basezeranye. Uyu munsi rero si uwo gusezerana, ahubwo ni uwo gusohoza make. Amasezerano basezeranye njyewe nawe tudahari. Mumanya kuri side ko guhafomu uruzuza ukagira ngo uzamukunda ngwini. Ubakoye ati nashatse impano turi kumwe. Ntabwo cyabaye ikibazo cyumvikana. None se nubatse inzu turi gufatanya, nagiye se namukunze. Hari ibibazo byakumvikana, ariko ibyo ni formule y'idini. Muri Bibiliya kuva mu itangiro kugera mu byahishuwe nta hantu ushobora gusanga hariho umuhango witwa gusezeranya. Kwa Isaka na Rebeka muzasanga abo igisonga cya Aburahamu cyarazanye umugeni, basorera mu ndaro, ibindi byose birarangira. Nta mihango yindi haba yo gucana buji n'ibindi bitandukanye. Ibyo byose nta hantu ushobora kubaka urugo. Ijambo ry'Imana tubwira mu Zaburi 27 ngo yawe Uwiteka atari wowe wubaka inzu, abayubaka baba bagenje bate? Abaruhiye ubusa. Noneho umuhango wo gusezeranya ntawoneka muri Bibiliya no mu mwuka w'ubuhanuzi. Icya kabiri, imihango yindi iri mu Bakolosayi igice cya 2 umurongo wa 7. Hari imihango bitewe n'akarere baba bafite, imihango yo gutwikurura, imihango yindi itandukanye y'abapagani. Iyo mihango yose niyo kurisha. Uyu mukobwa yaje arya, azakomeza arye nk'uko bisanzwe. Ibyo ni imihango ya gipagani. Ijambo ry'Imana riciraho iteka, ubwo nta mwanya afite wo kubisoma. Icyanyuma nibyo bita iterambere ryo mu minsi y'imperuka. Iterambere naryo rivangiye ubukwe, ku buryo hari igihe usanga habaho kubeshyana imbere mu bukwe. Nk'aha umuntu akaza gusaba, bakamuzanira umwana w'uruhinja, ubundi bakavuga bati niwe dufite, nyuma bakongera bakazana umukecuru, ati n'uyu mukobwa nta wundi tugira, ari abantu b'Abakristo. Iryo ni iterambere riri kuzana imico idahuje na Bibiliya. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo ntimukabeshyane uko mwiyambuye umuntu wa kera. Imyambarire yo mu bukwe nayo ijambo ry'Imana ritegeka umugeni kuba yambaye imyenda yera idaraje, niko ibyanditswe bivuga. Aba bakobwa mwamubonye bamuherekeje bari muri Zaburi 145 ku murongo wa 10. Haranditse ngo umva mukobwa utekereze gugutwi, wibagirwe ishyanga ry'iwanyu. Umwana w'umwami ari mu kirambi. Abakobwa bagenzi be bari buze bamukurikiye, ari buze ni ku mwami yambaye imyenda idaraje. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko aba bakobwa mwamubonye bamuherekeje bari muri Bibiliya Zaburi 41:5 umurongo wa 10 ukomeza hepfo. Ni abakobwa bagenzi be. Icya kabiri, mwabonye uyu musore nawe aherekejwe n'abasore bagenzi be. Muzabisoma muri Yohana, muri Matayo 25 umurongo wa 31. Umwana w'umuntu ubwo azaza aje gushyikira umugeni, azaba aherekejwe n'abamarayika. Ubwo niko ibyanditswe bitubwira.
ibindi mwabonye uri umwicaye iruhande w'umukobwa n'umwicaye iruhande rw'umusore. Abo bose muri Bibiliya muri Yohana igice cya 3 hagaragaza ko uyu musore agereranya Yohana umubatiza uwo bita inshuti y'umukwe cyangwa amiderepu. Uyu musore yanditswe ngo iyo umuranga amwumva anezezwa n'ijwi rye. Murongo 29 mwabonye umukobwa nawe wicaye iruhande rw'umukobwa mugenzi we. Uriya wicaye iruhande rw'umukobwa mugenzi we w'umugeni umuri iruhande ari muri Yohana 14:15 haranditse ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye nanjye nzasaba data abaho umufasha kubana namwe ibihe byose niwe mwuka w'ukuri. Uko mwabonye mwitaho amuhanagura niwe mumara umwuka we yakumarira akugira inama nk'umugeni wa Kristo. Ugiye kurakara ugiye kuvuga nabi uko amuhanagura uko mwitaho nicyo umwuka we amara umugeni ari we tore. Bavandimwe reka buri muntu wese aririmbanire abazubatse bongere bazitekerezeho neza bashaka imiganda ikomeye yo kubaka. Abatarazubaka nabo birinde kubyihutira batabanje kugisha inama ijambo ry'Imana no kugisha inama ababyeyi babo. Musore nawe mukobwa hari amategeko abiri akureba. Zaburi 45 wa 10 hepfo haranditse ngo umukobwa asabwa iri tegeko. Zaburi 45 uyu mukobwa w'umugeni n'abashingiwe bose basabwa iri tegeko kurigenderaho. 45 ndihutira ku murongo wa 10 haranditse ngo umva mukobwa utekerezwe bugutwi kandi wibagirwe ishyanga ryanyu n'inzu ya so. Uyu mukobwa akarenge gahora iwabo gakwiriye gucika akaburi kanya ku buryo arasiga atetse ibishyimbo bugaragara gukura iwabo bwo kuburisha. Ntabwo ari byo. Abagomba kwibagirwa ishyanga ryabo n'inzu ya se akubaka urwe. Uyu musore nawe Itangiriro igice cya 2 Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 24 nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata bombi bakaba umubiri umwe. Uyu musore nawe asabwa gusiga akarenge gahora kwa nyina buri kanya ntabwo kemewe. Niba n'ababyeyi be bahari buriya birabujijwe kugaburira umuhungu atari kumwe n'umugore. Hari igihe abona mu rugo ari ijumba gusa bihari akinyabya iwabo akaza inda yapagiye. Ntabwo byemewe. Iyo umubyeyi mwiza uramubwira uti genzurane n'umugore mwembi bagaburire musangire. Abasabwa kwibagirwa umusore asabwa gusiga. Ntabwo bivuze ngo azata ababyeyi ahubwo asabwa kuba mu rugo rwe neza akaba arimo yibera. Umukobwa nawe akabuzwa guhoza iwabo akarenge niho urugo rwubakwa neza. Imana ibiduhere mu izina rya Yesu. Nimuhaguruke mukwire ku isi mubwiriza Yesu mukize imitima igiye kurimbuka. Nimuhaguruke